twongeye kubasuhuza neza nshuti za King Love TV. Murabizi ko mudahwema gukurikirana amakuru menshi kandi atandukanye ndetse ameza avuga kuri byinshi bitandukanye. Mu by'ukuri navuga ko iyi micano ibacishirizaho byinshi bitandukanye, haba ibihangano cyangwa se amakuru ari trendi hirya no hino. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru cyangwa se mu kimwe ibyegeranyo kuri filime iri gutrendinga hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda kubumva neza ururimi rw'ikinyarwanda. Ni filime yiswe Impanga series. Ni filime yigaruriye imitima y'abantu batari bakeya hano mu Rwanda. Kugeza ubu ikaba ari nayo filime navuga ko iri kubica bigacika. Ni filime isohoka uwo munsi buri wese agatuza ari uko amaze kuyireba. Hey! King Love TV, iwacu hose iwacu. Ni filime navuga ko mu by'ukuri yagiye igaragaza byinshi bitandukanye. Ni filime yasusurukije benshi batandukanye. Iyi filime rero ikaba yarakozwe cyangwa se kimwe ikaba yaratangijwe n'uwitwa Bahavu Janet, ariwe mureba muri screen zanyu. Mu by'ukuri rero ikaba yarayitangiye ari umukobwa ariko kugeza ubu akaba yubatse. Rero mu by'ukuri ikaba ari filime nakubwira ko yakunzwe cyane ndetse kandi kugeza na n'ubu. Ni filime yakozwe n'uyu mukobwa ndetse kandi ayitekerezaho nyuma ubwo yari amaze gutandukana na S6EP2. Uyu mukobwa rero akaba yaravuye muri S6EP2 aribwo yaje agashinga Impanga series, ikaba iri no gukundwa ndetse kurusha niyo S6EP2 iri nayo yatangiye kera kurenza. Navuga ko izindi iri muri filime zimaze igihe kitari gitoya, ariko kugeza ubu ngubu filime Impanga series ni filime iri imbere cyane. Ikaba ibonekamo abakinnyi b'abahanga kandi benshi bakaba barajemo ari bashyashya. Mu by'ukuri rero uyu munyarwandakazi Bahavu Janet abarwa nk'umuhanga mu gutegura ibintu bijyanye na filime, kuko mu by'ukuri yazanye agashya, azana abantu badasanzwe mu gakino, arabaforoma. Ariko kugeza ubu ngubu mu by'ukuri barakina ukavuga uti icyakoze ni abantu yatoranyije. Sinzi icyo navuga ko yagendeyeho, ariko tutabice hirya no ku ruhande yise no kubijyanye n'uburanga. Abantu barimo baratoranyije ku buryo rwose ubareba ukavuga uti cyakoze aba ni abanyarwanda pe. Uti ni abanyarwanda rwose b'icyerekezo, haba ku musore rwose abacaguye, haba umugabo, haba umukobwa, umumama ndetse n'abana baboneka n'iyi filime. Iyi ni filime yatangijwe nyuma y'uko yari amaze gutandukana na S6EP2, ariko kugeza ubu ngubu iri imbere cyane kurenza S6EP2. Ni filime navuga kuri trendi mu by'ukuri, kuko kugeza ubu ngubu iyicana murabizi ko icaho byinshi bitandukanye, ariko by'umwihariko ifilime ebyiri ariyo Impanga series ndetse na isi ya none kugeza ubu ngubu rero bikaba rwose bigeze ku rwego bikabije. Hanyuma abantu bakaba banditse muri komenti iyi filime ikimara gusohoka bakavuga byinshi bitandukanye, bati mu by'ukuri turifuza yuko Kame yajya mu rukundo na James ni muri screen zanyu, ariko sorry ntabwo ari James. Uwo nguwo ni wa mukire mu by'ukuri ngo ufite amahoteli hirya no hino. So right,
rero mu by'ukuri uyu nguyu bakaba ariwe bifuza ko yakundana Kami, ariko benshi na benshi siko babyumva, ndetse kandi nanjye uraha siko mbyumva. Njye nifuza kubona Kami ari mu rukundo na James nk'uko byatangiye, kuko nibyo byari biryoshye. Kugeza ubu Rukundo rero nawe akaba ari mu rukundo na Meki, Rukundo ari mu rukundo na Meki. So right, kugeza ubu rero Rukundo akaba ari mu rukundo na Meki. Bikaba biri guca bigacika. Meki akaba yarahawe inama n'umushuti we, akaba akamubwira ati mu by'ukuri bitewe n'uko Rukundo atabyara, kugira ngo mufate neza shakisha uburyo bwose washaka agasore kagukoma inda, ubundi umubwira uti nyamara ndatwite inda yawe, ati nibwo urukundo ruziyongera. Rero mu by'ukuri bakaba yafashwe cyangwa se byagaragaye, musore yamuzanye akaba yishakiye agasore keza gato gato. Kugeza ubu ngubu rero amagambo hirya no hino muri comment akaba yacicikanye ngo murifuza yuko, cyangwa se abantu barifuza yuko Kami yakundana na Rwema, ariko noneho nanjye mu by'ukuri ukuri kwanye ngushyize hanze, ngewe nifuza yuko Kami yasubirana na James. Gusa Kami nawe ntago ayiyumvamo. King Love TV, iwacu hose iwacu.